Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyahimana kandi nongeye gushimira ku bantu bose bakoze subscribe, ku bantu bose bari amavideo yanjye bakayarangiza. Ni ukuri Imana ibahezagire, ibahimigisha ibyo mwifuza byose muri 2025 muzabigereho. Ariko ndashaka kubasaba mumbabarire ndabinginze muri amavideo yanjye muyaheze. Ni ukuri Imana nimpezagira nkabasha kuba monotize, nzagira uko mbagenza. Ni ukuri nimumfashe ndabinginze, mumfashe munsapotinge. Numvise ngo amafaranga, ikarita y'amafaranga 100 ngo ushobora kureba amavideo 500, kandi ibaza nta mavideo 500 ndagira kuri iyi channel cyatsi y'icyongereza, niho mfiteho menshi. So ndabinginze please guys, nimunsapotinge ndabinginze. Anyways, reka dukomeze tuve muri ibyo. Video y'uyu munsi tugiye kuvugana ukuntu tugomba kwemera amafuti yacu kandi tugashaka ukuntu twayavamo. Ntitwumve ngo mwene mama yangize yamfashe nabi nkiri muto none niyo mpamvu ndimo ndanyura muri ibi. Oya, reba impamvu wanyuze muri ibyo. Yenda Imana yashaka kugira ngo ikwereke ko uri umuntu ukomeye, ufite imbaraga, ufite ubushobozi bwo kuva muri icyo kigeragezo. Ntago ari wowe wikuye muri icyo kigeragezo wanyuzemo, muri abo bantu bagufashe nabi, ubuzima bubi wanyuzemo. Ntago ari wowe wigize, ntago ari wowe wifashije kubivamo. Rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo uyu mwene mama atamfata nabi, ngo ntago mba ndi muri ibi. Shaka uburyo bwose uva muri icyo kigeragezo urimo. Reka kumva ko ibyo bagukoreye akahise. Muri make tuba dufata nk'iki gikapu cyuzuye amabuye, ugasanga twakikoreye ku rutugu, turirirwa tukirukankana, aho tunyuze turi kumwe nabyo, aho turaye turyama. Jesus Christ, ugasanga akahise kacu twakagize gutya, twagahaye ibere, twaronkeje, ntidushaka gutandukana nako, ntidushaka kugacutsa. Muri make ropasi yacu ntitushaka kuyireka. Oya, ukavuga uti baba we, uyu muntu ukuntu yangize gutya nanjye sinzamubabarira, uyu muntu ukuntu yangize gutya reka nanjye mwishyure. Oya, reka kugira ubugome kubera umuntu yakugiriye ubugome. Ubugome ntabwo bwishyurwa ubundi. Ikintu ushobora ukora ku muntu wakugize nabi, urakora cyane, urakora ukamwereka ko ibyo yatekereje, ibyo yifuzire byose ntacyo bivuze kuri wowe, ahubwo ufite intego ugomba kugeraho. Naho guhora uvuga ngo bene mama bamfashe nabi, Yesu we, byagenze gutya, byanyuze aha, ugasanga wiriwe wifashe utya, wifashe amapfubyi, nkaho wakwicaye hasi ukavuga uti rero buriya Christine, urumva byanyuze aha, byagenze gutya, byararangiye, igisigaye ni uko uva muri iyi ni nk'amabuso twishyizemo, ukavuga ngo kubera mwene mama yamfashe nabi nanjye ntacyo nzageraho. Nibo babiteye, kubera byagenze gutya nibo babiteye. Ivane muri ibyo, nibo babiteye, ugire icyo ugeraho nawe, werekane ko hari icyo wakwigezaho. Nibo banavuga ko ntacyo wageraho, ahubwo kora cyane, wongere ukore cyane, wereke ba bandi bumva ko ntacyo ushoboye, ntacyo uzageraho, ubereke ko baribeshye. Igisubizo cyiza ku bantu babanze bawe ni siransiye no gukora cyane, ukagira icyo ugeraho. Reka ibikorwa byawe bari byo bikuvugira kuruta amagambo, kuko amagambo ntacyo agezaho, ariko ibikorwa. Babandi bumvaga ko uri icyohe ntacyo uzageraho, bereke ko Imana usenga atari bayari, atari ibyangombwa, atari igiti, ari Imana isubiza, ari Imana ihindura amateka, ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yategetse ko wowe kanaka uzaba umuntu ukomeye muri iyi si, nubwo baba barakugize nabi, baragufashe nabi, bitinde bitebuke, isezerano ry'Imana ntirijya rihera, rizakira rigereho. Ariko ntabwo rizageraho ariko wicaye ngo wifate gutya. Shaka ikintu ushobora gukora wumva ufitiye ubushake, cyangwa se ikintu wumva ko wagikora kikagira icyo kimarira
abandi, kikagira icyo nawe ubwawe cyakumarira. Apana kwirirwa wicaye akahise kanjye ntabwo kari keza, ntikari keza. Noneho ugira fitire nziza. Rero sasa twirinde guhora twikoreye akahise kacu, twumve ngo birashize byacitse, umve ngo ntibishoboka, nyine ibyo bavuze ni ukuri. Oya, bereke ko ibyo bavuze ari ukubeshya. ahubwo hindura akahise kawe, akazaza kawe kaba ari keza. Noneho babandi bakuvuze bakwararaje babone ko bataye umwanya wabo. Ntugate umwanya wumva ibyo abantu bakuvuga, keretse bamwe baguteza imbere bakubwira turumva rero inshuti yanjye ubigenje gutya byagenda neza, unyuze aha byagenda neza. Apana bimwe bakubwira ngo urumva birakomeye, biragoye. Iribuka nanjye narabigerageje biranga. Ni wowe wabigerageje, ntabwo ari wariko. Abantu ntabwo, wenda washatse kwambara inkweto itari yawe, washatse kugendera mu nzira itari yawe, washatse gukora umuhamagaro utari uwawe. Reka nawe yigeragereze, reka kumuca intege, reka two kwica intege kubera kahise kacu. Ahubwo nitutuma kahise kacu kadusunika, noneho dukore cyane, twereke babandi batuvuga nabi ko ibyo bavugaga ari ukubeshya, ko hari icyo dushoboye kugeraho. Hari igihe mba numva amagambo menshi ari mu cyongereza, mujye mwihanganira. Hari igihe mba numva ndimo ndahindura icyongereza mu kinyarwanda nyine, niyo mpamvu mubona mfata umwanya, kandi na operation nagize kera cyane. So mujye mwihangana amavideo yanjye, ndabakunda murabizi. Cyane encouragement nababwiraga uyu munsi, kandi binginge please ni munsi supporting, ndabinginze. Tuzasubira muri video itaha. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.